magari ibihumbi arimo ibyo wagendereye icyo wamitiye mono kugera rero data turi kumwe natwe ko waduteguriye ibiduhaza ibyo tukwiriye mwami izina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze ibyiringiro byacu bana natwe rero muri byose komeza kuturinda ndetse no kudufasha tubyambashe mu izina ryawe Yesu wakoze amen 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 karibu asante bagira ngo uyu munsi tuganire amagambo mu by'ukuri yoroshye twakwita umurimo nyamukuru w'abizera umurimo nyamukuru w'abizera abizera Kristo abizera Yesu Kristo kugira ngo turebe umurimo nyamukuru w'iteka yaduhaye turebe ibyo usaba kwa kundi twese turakora tufite imirimo kwa kundi umurimo wagiye kuwusaba cyangwa se kuwapurayingaho ukareba ibikenerwamo ibisabwamo natwe turebe umurimo nyamukuru dufite nk'abizera Kristo ntabwo ndi kuvuga nk'abakozi b'Imana ndi kuvuga nk'abizera Kristo kuko nibaza ko iyo uvuze abakozi b'Imana akenshi twumva ikindi cyiciro tukaba twanagira n'ikibazo cy'uko icyo cyiciro nyine cy'umwihariko hakaba n'abumva yuko batakirimo none reka dukoreshe ijambo rivuga nk'abizera Kristo kubera ko none abizera Kristo noneho twese turimo haleluya haleluya Manuel haleluya Jean Baptiste na timu yose muri kumwe Yesu ashimwe cyane amen nk'abizera Kristo iyo ugerageje kwibuka umuntu atangira uru rugendo hari ibintu byinshi cyane uzasanga ufite wibuka byagufashije ugasanga wenda hari nk'ikorasi wumva rwose muri icyo gihe wibuka yakucamukije rwose cyangwa se wenda ugasanga hari nk'umuntu runaka ubwiriza nk'akana cyangwa se kanaka wumva w'icyo gihe wagucamukije rwose muri make wagufashije cyane gukunda no kuguma muri uru rugendo no kangukira rwose cyangwa se indirimbo runaka ibintu bitandukanye nyine usanga tubifite buriya ufashe akanya ukabitekereza usanga hari ibintu bimeze nk'ibitsikamutima icyo gihe wahuye nabyo bikagufasha kabisa njye mu byo mfite harimo indirimbo harimo n'abantu abakozi b'Imana ariko wenda tuvuge nk'indirimbo rwose nibuka ntazibagirwa ni indirimbo ya 74 mu gushimisha Imana iyo ndirimbo yego kabisa ko karimo nagendanye nako cyane ngendana nako kabisa ni indirimbo ivuga ngo njye mfite umukiza umvugira ku Mana iyo ndirimbo rero yanyizirikana nk'indirimbo iri mu ndirimbo rwose zamfashije mu ihaguruka ryanjye iyi ndirimbo murabizi nibaza ko twese navuga ko tuyizi ukivuga ngo njye mfite umukiza umvugira ku Mana ni inshuti idahana si nk'ab'isi uwo muntu akamuvuga ati mfite umukiza mfite umukunzi none arakana nkunda cyane nanjye babona akundaga ariko n'ubu nkunda cyane buri gihe cyose akaverise karangiza
buri gice. Karavuga ngo icyamu wakaba umukiza wawe. Ngo icyamu wakaba umukiza wawe. Noneho ikindi gitero nakundaga cyane kandi ubu ngikunda rero, cya gatanu cy'iyo ndirimbo kiravuga ngo, kuko abarangije muri iyi nyene yavuze uburyo umukiza ari mwiza n'ibindi byinshi ntarondora muri kano kanya, kubera akanya gato tugeze ukajira. Ariko igice cya gatanu yagize ngo, aravuga ngo numara kumwemeraho umukiza wawe mwanyujurije hamwe mu bandi ibyo yagukoreye. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Numara kumwemeraho umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Ako kantu karantwika cyane. Kakancamutse. Numara kumwemeraho umukiza wawe uhamye mu bandi byagukoreye. Noneho ukuntu kanamfashaga rero, ni akantu kambwiraga ngo hita uhamya utagombye gutegereza diporome yo guhamya. Hita uhamya utagombye gutegereza iminsi n'ama experience. Kuko ngo numara kumwemeraho umukiza wawe uhita uhamya mu bandi ibyo yagukoreye, uko bingana kose ariko bihamya. Yesu ashimwe cyane. Ijambo guhamya rero, ubwo twatangiye kwinjira mu majambo nyamukuru y'ikiganiro, ijambo tugiye gusangira, guhamya. Haleluya. Mu gitabo cya Yohana, nk'umuvugabutumwa wa mbere watangiye atangira isezerano rishya, atangira kuvuga ibya Yesu, ari ukuntu ubasha kugira amatsiko ukavuga ngo uyu mugabo reka ndebe, kugira ngo yitse mu ijambo ryo kuvuga Yesu kandi ari ugiye gutangira igitabo cy'isezerano rishya, kugira ngo atangire, kuko isezerano rishya ritangira rivuga Yesu. Yesu niwe acteur principal uhita utangira. Noneho uyu mugabo aramwitsamo, aramwinjiramo ate. Nta bundi buhanga bundi rero bukabije bukomeye bukakaye yakoresheje. Icyo yakoze, yatangiye igitabo cye ahamya Yesu. Haleluya. Ahamya Yesu. Ku gice cya mbere havuga uburyo ngo Yesu ngo ari we jambo ry'Imana, ngo wahindutse umuntu. Muri makeya agiye guhamya uburyo Yesu yahindutse umuntu. Ibyo agiye kuvuga ni ibihamya by'ibyabaye ahagazeho, agiye kuduhamiriza. Hano muri kino cyiciro, muri kino gice, atandukanye na cya gihe Yohana avuga ibyahishuwe ibizaba. Ahangaho ari kuvuga ibyabaye, ari guhamya, ahamiriza abandi uwo Yesu uwo ari we. Yesu ashimwe cyane. Munyemereye tugasoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dusimbutse tukajya ku murongo wa 7, urumva ko icyo gice arahamije, avuze jambo, avuze Yesu wari we, aho yavuye
yahoranye n'Imana yigize umuntu. Noneho anavuga n'icyari cyo ko muri we harimo kubaho, harimo ubugingo. Iyo uvuze ubugingo uba uvuze ikintu gitandukanye n'ubuzima, uba uvuze ubuzima mu gihe kirambye gihoraho. Iyo uvuze ubugingo uba uvuze ubuzima mu gihe gihoraho. Noneho rero Yohana aravuga ngo muri Yesu ntago harimo ubuzima gusa, ahubwo harimo ubugingo, la vie éternelle. Aramuhamya rero. Noneho ageze ku murongo wa 7, ku murongo wa 7 ndagira ngo umuntu uri hafi rwose ya mikrofone ansomere. uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Yesu ashimwe cyane. Yazanywe n'iki? n'umucyo. No, yazanywe no guhamya. Yesu ashimwe cyane. Ya ndirimbo igice cya 5 cyavuze ngo numara kumwemera uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Haleluya. Uwo yazanywe no guhamya, kandi na Yohana irimo kumuhamya nawe, nta bintu by'ama experience yindi, ari ibintu by'imirimo nkundi n'ahangaha bandika bakavuga ngo no experience required. No kuvuga ngo uko guhamya turimo kuvuga hano, there is no experience requirement. Nukuvuga kubera ko ntago ari ibintu bya kurema bindi, uravuga ibihari ibyo yagukoreye. Yohana nta bindi bintu ajya kurema bishyashya, ari kuvuga jambo uriho. Haleluya. Yego. Noneho na Yesu nawe misi imuzanye niyihe? Ku murongo wa 7 rero mudusomeye ngo uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo, ngo atume bose bizera. Uko kwizera tuvuga, nkuko navuze ngo umurimo w'abizera, uko kwizera tuvuga kuzanwa nuko twahamijwe, twumvisha ubutumwa. Ubutumwa tugomba uko twagize ababutubwira bagahamya. Imana ishimwe yuko nibaza ko hafi ya twese abatwigishije bakatwigisha ubutumwa bwiza, ubona ko bitagombeye kuba bafite amashuri yabyo, ahubwo icyo bagomba kuba bafite, bagomba kuba barahuye na Yesu, baramubonye bakamukubwira. Yego, barahuye nawe bakamubona bakamukubwira. Yesu ashimwe cyane. Ijambo tureva ngo umurimo nyamukuru w'abizera. Amatsikara cyavuga ngo ni uwuhe rero? Yesu ashimwe cyane. Dusimbutse tukajya wenda mu byakozwe n'intumwa, iyo tugeze mu bice 10 niho dusanga urugo rw'umunyamahanga witwa Korneliyo rubwirizwa ubutumwa bwiza. Bakabwirizwa nande? Na Petero. Noneho ntabwo ngiye mujye kubaho uburyo byagenze, uburyo yagiyeyo, byo turabizi. Noneho Petero nkunda iyo Korneliyo amaze kumubwira ibyamubayeho, akamubwira uko byamugendekeye, asa naho amwiseguraho, amusobanurira impamvu yamutumyeho. Noneho Petero nkongera ngakunda umurongo ngo Petero araterura, aratangira, arahamya. Iyo usomye ku murongo wa 42
w'ibyakozwe n'umwe nyine kuri ibyo bice 10 umurongo wa 42. Reka tuhasome gutya ngo ku murongo wa 42 haravuga ngo mwumve adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'uw'abapfuye. Kubwiriza abantu no guhamya. Dukomeje arakomeza ku murongo wa 44 ngo Petero akivuga ibyo umwuka wera amanukira bumvise ayo magambo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu mwene data yavuze ibya Yesu, avuga uko bahuye, avuga ibyo yakoze, avuga byose, avuga uburyo abagizi n'abana abanzi b'umusaraba bamwishe, aravuga hama noneho arangije agera mu kuzuka kwe, arakuvuga, ari guhamya ibyo yabonye, ari guhamya. Agera mu kuzuka kwe, arakuvuga, hama noneho agera mu ijambo yabasigiye, ari ryo ku murongo wa 42 ngo adutegeka kubwiriza abantu no kugenda duhamya. Yesu ashimwe cyane. Umurimo nyamukuru w'abizera. Reka nkore noneho nk'umwarimu, kuko ntaho bizancikira ikote ry'ubwarimu ndarihorana. Reka mbaze Yvonne aho tugeze ahangaha rwose, kandi ntuvuge ngo wenda ngo ndatanga amanota ngo y'igisubizo. Oya, mu by'ukuri turabapanekote, abapanekote rero ibintu byabo byiza nuko umwuka w'Imana usanga igisubizo cyose ari cyiza. Don't worry, tubwire aho tugeze ahangaha. Nkubajije ngo urumva umurimo nyamukuru utangiye kumva wabizera ari uwuhe? Wambwira mu ijambo rimwe cyangwa amagambo abiri ni uwuhe? Ko gwa pastor nkuko maze kubivuga, umurimo nyamukuru ni uwo kuzana abantu kuri Kristo, guhamya nkuko bivuga, no kutarura izazimiye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu agumugisha cyane rwose, wagitsinze. Mwana wakuriye mu cyumba cy'amasengesho nta kuntu cyakunanira. Umurimo nyamukuru ni uwo guhamya Yesu. Buriya baba bari ba bishop, baba bari ba apostles, bari boki, buriya bose uwafashwa boti mwese mujye ku murimo nyamukuru. Twese umurimo nyamukuru twese twajya ku igare rimwe, tukajya ku igare ryo guhamya Yesu. Kandi ibyo ngibyo nkuko twagiye tubivugaho, no guhamya mu bandi ibyo umuziho, ibyo yagukoreye. Malheureusement, unfortunately, uku guhamya kwarakendereye. Muri makeya, auto evaluation natwe yacu gacu yatwereka ko tutakiri ku murimo nyamukuru. Kubera iki? Uku guhamya kwa Yesu kwarakendereye. Hari igihe dushobora kujya fata umwanya dusengera ibyifuzo nyamukuru, tugasengera guhamagara umwuka wera, tugasengera kuva mu mwuka wera natwe, tugasengera kuvuga ibiki, tukibagirwa yuko ahubwo twakwiye gusengera kugira ngo Imana iduhe guhamya kwa Yesu, kuko ari we murimo nyamukuru. Mbere yuko umuyobozi wawe mwicana kugira ngo mukore wa mwanya wo kwevaluwa performance yawe, performance evaluation y'uburyo ukora akazi, ujya nawe ari ubasha kwicara ukareba
ukareba job description yawe, ukicara ukayireba uti mbere yuko nicana uyu muntu ejo cyangwa ejo bundi, harya ubundi job description yanjye yansaba iki? Ukicara ukayireba, ukareba scope y'akazi, limite zawe ni izihe, ku buryo ubasha kuvuga uti nanjye ndabona mbere yuko bajya kumpa amanota nanjye ndumva nayiha hano. Databuja rero Yesu nawe ni muri ubwo buryo iyi auto evaluation nawe ya performance yawe ubasha kwicara ukayikorera, ukabasha kumenya wenda aharimo za gaps mu buryo usabwa guhamya. Byanze bikunze ndahamya yuko Uwiteka yaguhaye tools, ibikoresho byo gukoresha, kuko niba basobuja bo ku isi babaye ibikoresho, ntabwo wambwira ngo databuja wo mu ijuru niwe wakuretse ngo ugende wirwarize. Never. Databuja wo mu ijuru nawe yaguhaye ibikoresho, kandi si ngombwa yuko ibikoresho yahaye Dr. Oliviano cyangwa se mwene data Dr. Josbert, mujya mwajya kumwita Dr. nawe Dr. Josbert. Abandi ni ba masters ariko abandi ba doctors. Dr. Josbert si ngombwa yuko ibikoresho yahaye Dr. Josbert cyangwa se ibikoresho yahaye Master Jean Pierre n'abandi twese batandukanye, si ngombwa ko ibikoresho biba bimwe ari byo biza bikaba za mpano z'umwuka wera ndetse na za mpano za skills yaguhaye. Communication ntabwo iri mu mpano bibiri ivuga za gift spirituel, ariko buriya ibivugamo. Ariko communication as a skill yo gukoresha muri uko guhamya yaduhaye ubushobozi butandukanye bwo kubikorera. Ndabona uburyo ba Jean Pierre bakora, akagira uburyo akominika, ndabona uburyo Emmanuel akora, akagira ukuntu akora ifoto ye yakame ifoto, yangize iyo foto wayireba ugahita ubonamo message. Buri wese afite uburyo Imana yamuhaye tu. Ariko umurimo wanjye ndiwo muri kano kanya mwanamamagaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, nuwo kukubaza ngo mbese uyu murimo nyamukuru Uwiteka duhaye mwene data mu Pantekote murokore mwene data koko urimo tools, ibikoresho uryamanye wicaranye, skills Uwiteka yaguhaye, Yesu yaguhaye, mwene data muntu w'Imana, koko urazikoresha, uzirimo ku buryo uvuga uti yakorasi nafata agapendo nkayibyina ngabakoze ku murimo n'Imana yemera. Niwo murimo ubu ndiho nanjye, niwo murimo ndiho nabatumweho mwebwe. Ubu ntabwo ndimo kuganira na Timoteyo na Barnabas, ndi kuganira na Dr. Josbert na Dr. na ba masters n'abandi bose ndi kuganira, ni mwebwe ndi kuganira namwe. Uyu murimo turimo wibanze wo guhamya mu bandi ibyo Yesu yadukoreye, turimo koko. Ari ibintu twareka twita mu rusengero kera tuvuga tuti hari abantu baza gushyushya intebe, cyane cyane abakristo ba Sunday gusa bo ku cyumweru gusa, kandi ukabasanga n'indirimbo zo mu gitabo bazizi. Ari ugasanga ni ibyo ngibyo gusa, ni ugutera agapasi ku cyumweru ukambara ugafata ibiri ukagenda ukumva ko byarangiye bikagera aho ngaho. Ariko numara kumwemeraho umukiza wawe, hamya mu bandi,
hamya mu bo yaguhaye muri environnement yawe, ariko ugira icyo ukora ubwira abandi ibyo yagukoreye. None se bene data, niba abatinganyi bakataje gukomeza kwamamaza ibyabo, uribwira yuko ugifite imbaraga zo kujya guhangana n'abatinganyi? Never. No, ntazo. D'ailleurs ntago n'Imana yagutumye kujya guhangana n'abatinganyi. Imana yagutumye kujya guhamya ukababwira ibyo Yesu yagukoreye. Ntabwo Imana yakubwiye kujya guhangana nabo. Kujya ngo baratumaze, ngo Yesu, ngo turashize. Ngo turashize, ngo amadarapo yabo ngo yuzuye hirya no hino. None we kakadari ka Yesu arakiza kari hehe? Warakambaye se umutinganyi akubuza gutambuka? Kuri status yawe wavuze ibyo Yesu yagukoreye, ukavugamo Yesu, ukavuga buri ari ikindi kintu nacyo tugomba kwitondera. Kuvuga imirimo, kuvuga amashimwe, arakana ko numva nabafashamo ko tujya twibuka dushyiremo Yesu kandi twongere Kristo. Haba muri status ubivuge, ariko nujya kuvuga Imana yego, ariko nkugiriye inama wajya winjiramo neza ngo Yesu Kristo. Kuko iyo muvuze ubu bitandukanyije n'izindi mana, bitandukanyije n'izindi mana. Iyo bivuze bitandukanye n'izindi mana, nshobora gufata agafoto kanjye mpagaze imbere y'akazu ka kera muri za 80 na kangahe, nkagahuza n'ifoto mpagaze imbere y'inzu yanjye ya Manchester none, hanyuma hagati nkahita nitondera ijambo ngomba guhita nkubitamo kuko cyane cyane nicyo shaka, hanyuma ngashyiramo Yesu Kristo. Ndagushimiye. Umutinganyi nabibona azaribwa kandi ntacyo mutwaye, ariko niba ari agasura, niba ari agaki, hamya mu bandi ibyo yagukoreye. Niba ari ugukira mu mutima, aho wenda abandi bantu barwaye inzigo, barwaye ibintu by'intambara mu mitima, barwaye ibintu by'amatiku, wowe ukaba warabikize, vuga ko wabikize kandi uvuge uti Yesu wanyijije. Bivuge, ariko ukize imitima y'abantu kandi wicecekeye. Ukize imitima y'abantu ariko uhamye. Uyu munsi twari turi mu nama nyobozi y'itorero, management y'itorero. Turimo turiga uburyo nuza narratives ziri muri policy and procedures zabasha guhuzwa neza na narratives ziri muri constitution yacu. Icyo nshaka kuvugamo ni ingingo twagezemo yerekeranye no gushaka abandi. None ugasanga iryo itorero ryabaye specific, rivuga ko umurimo no gushaka abandi ariko badafite church. Unchurched, our mission is to reach out to the unchurched people. Nagari kuri chinga uti kuri just benefit itorero. No kuri chinga uti kuri unchurched people buzuye hano hanze, birirwa bicaye kuri Sunday birebera ama televiziyo cyangwa se bajya ku ma games. Unchurched people. Ntabwo intambara yacu ari ukujya kurwana n'andi madini. No, please. Paulo amumisi yashize n'ubaye kwa mbere no kwa kabiri, nabashwe cyane n'ijambo Paulo yavugaga abwira bene se ati cyo ni ati
abavuga uburyo hagati yabo habonetsemo ibice, bamwe babona ba Polo, abandi babona ngo n'aba Pawulo n'aba Yesu, abandi ngo turi aba Yesu, maze akavuga ati mwabaye muti, mwabaye muti, aho kugira ngo mufokasinge mu kujya guhamiriza abandi ibya Yesu, mwatangiye kwicana mu bice. So muri make bene data, ntago mbizi, ariko ejo ushobora kuzicana na databuja kugira ngo mukore performance evaluation y'uko uhagaze mu murimo. Natangiye nitwarika ndavuga ntago mvuze ngo umurimo nyamukuru w'abakozi b'Imana, ko akenshi tuvuze ngo abakozi b'Imana ari gihe twumva nyine babandi, ariko noneho ndavuga ngo umurimo nyamukuru w'abizera, abizera Kristo. Ejo cyangwa ejo bundi rero ushobora tugakenera kwicana databuja kugira ngo mukore noza performance evaluation yuko urimo kubigendamo, yuko urimo kubyitwaramo. Nagira gusaba nkwibutse yuko umurimo nyamukuru twahawe ni uguhamya mu bandi Yesu Kristo, nkuko Yohana yatangiye bati uyu yari ijambo wahuranye n'Imana yigira umuntu. Haleluya. Hanyuma ageze ariya kuri 47 ngo uwo yazanywe no guhamya. Haleluya. Niba databuja Yesu yarazanywe no guhamya, ni gute wakwicara ugashyira akaguru ku kandi ukumva ko guhamya ari ibya Olivier gusa, ko kwa yashinzwe icyumba cyangwa se kanaka kwa yashinzwe, ukumva ko guhamya ari ibyawe, ukumva ko guhamya ari ukwa Jean Dodier, kwa gashobora kuba ari umuntu w'inshanutsi kuri Facebook n'ahandi hose, ukumva ko guhamya ari ukwabo ngabo gusa. No way. Ni umuhamagaro buri wese afata akimara kwizera Kristo. Ugomba guhamya mu bandi ibyo yagukoreye. Navuze ngo no kugira ahandi wumva ko hari ikintu yagukoreye umutima wagize amahoro, aho abandi bashobora kuba barayabuze bakirwana n'amatiku y'inzangano n'ibindi bitandukanye, wowe ukumva hari icyo ufite yagukiza. Hamya mu bandi, kuko icyo nugihamya kirakiza n'abandi, kirakiza n'abandi. Kandi ukuguhamya ubikoresha muri skill zitari kure, zitagombera amateoloji n'ibindi, ukoresha mu buryo Imana yaguhaye. Navuze nk'amapicture, mwene data ndakunda cyane Manuel ajya ashyira amapicture, amafoto gutyo, kafoto keza cyane ugasanga yafashe view ya snow irimo kumeritinga ku kibabi. Ubu ni ubuhanga bukomeye cyane. Oh my God. Rafate izo tools zose, izo tools ko twose tutandukanye ufite, haba mu kazi y'abanyisi, muri ofisi yacu njya ntanguranwa no kugira ngo ngure kofi nyizane, ngure amasukari nyashyire muri kitchen ya ofisi yacu, ariko nkabikora mfite target. Suko mbarusha amafaranga, suko mbarusha guhembwa neza, nkabikora mfite target yo kujya ngo nongere mbiratombereke ko mbabwire, mbacire akamesaje mvuge uburyo Yesu yangiriye neza. Noneho utwo n'uturimo wagira ngo n'utuntu tworoshye, ariko n'udutekinike ugomba kuba creative, ukatugira ko gushakashakisha uburyo uratira abandi, uburyo Yesu ari mwiza. Kandi Yesu ni mwiza, Yesu ni mwiza, akwiriye kuvugwa. Yesu ni mwiza bene data. Gusa nzicara hano nibagirwa yuko mbere yo kuza Imana yatubwiye ngo izatuza mu nzu ifite ibyumba. Ngibonye Imana idutuje mu nzu ifite ibyumba byinshi cyane. Ibyo
ibintu utakumva ngo muri Amerika ngo jado ntuye mu nzi ubu ngubu yose nyikoresha ibyumba byose byaba ari ibyumba 7 koko ubu ngubu. So uzanzicara narigo kuvuga iyo mana. Nzicara niko Prudence yadusuye ejo bundi ayibonye. Hari space zitudakoresha ariko ibyo ngibyo it's not me. Nta credit mfiteho, nta credit. Hari imana iba yarabivuze. Hari imana yatubwiye ngo nimugera kuri mugiye kwinjira mu gihugu haraba akabazo ariko kaza guhita gakemuka. Tukibaza ibyo ari byo. Ibyangombwa byose turabifite byose amaviza byose. Ariko ko tugeze kuri muza kuri turimo kwinjira mu gihugu, twinjiye Pennsylvania ari muri Philadelphia, uwo munsi ahitagwa snow nyinshi, indege zose zihita ziba cancelled. Biba ngombwa yuko airline itujyana ikaturaza muri hoteli. Ako ka incident byonyine kuba wavuye mu Rwanda Imana yabwiye ngo hari akabazo kaza kuba kuba Imana yabikubwiye warangiza ukagera muri hoteli ukabyibuka uti Imana yari yabimbwiye, uribaza ko ucecetse utabura igicucu. Waba uri ndashima ucecetse kuvuga iyo Mana igendana nawe ikibabi ku kibabi, santimetero kuri santimetero. Waba uri ndashima ucecetse kuvuga Imana yabwiye ngo nzakwibagiza isoni zo mu buto bwawe. Waba uri ndashima. Hari ikibazo cyaje dutera, reka mbajombeho gatoya. Ari cyo cyaje dutera ko akenshi tuvuze Imana igira neza, duhita tugira ikibazo cy'uko abanyarwanda bahita badusaba. Iyo uvuze ngo kuri Imana yakugire neza, ku ruhande uhita ubona message gusaba $. Experience wenda ni experience ndayimenyereye, nayo ndayimenyereye cyane. Akenshi iyo mvuze Yesu ugira neza nkavuga imirimo yakoze, akenshi ibyo nabyo bihita bikurikira. None ako nshatse kuvuga rero nuko hari igihe abantu bananirwa kuvuga Yesu kugira ngo birinde n'utwo tubazo tundi twuri, nanirwa kuvuga guhamya ibyo bintu kugira ngo birinde ko tubazo twose tundi two ku ruhande tw'abanyarwanda nyine. Iki tubona yavuze ndeka mbajombe gato nuko anigiye duhisha kujya neza kw'Imana kugira ngo wenda tutizeza rubanda. Ariko anyway wenda Uwiteka yanakwigisha n'ubwenge bundi kuko Uwiteka atanga n'ubwenge bwo kubikoresha ariko ugahamya. Uwiteka yanakwigisha n'ubwenge bwo kubikora ariko ugahamya. Kandi kina none sukuba ko na message igusaba nayo ugomba kuyinyora, just kuyinyora, no, nayo ugomba kwiramo ko ari ziza, ugomba no kuzisubiza kameme, ugomba no gutabara, of course. Ariko bene data narinze kwafata umwanya munini, umurimo nyamukuru twatumwe n'uwo guhamya Yesu. Urebye reka tuvugishije ukuri, ntabwo byakumvikana kumara icyumweru ahantu bataramenya kuri umurokore. Doesn't make sense. Wenda ukwezi umwaka se uri kumwe na timu mu kazi bataramenya ngo hano wa Yesu. Wenda nibara simbizi nibara agatekinika uri kwigana na Yesu ku buryo wenda bishaka gutuma uri ugomba kuguma muri undercover, nabyo bibaho. Cyangwa twayimenyeye n'aba FBI nabo bajyaho undercover.
yego turayimenyereye. Wenda hari igihe byashoboka, wenda we n'umwami wawe mukaba mwaravuganye uburyo cyangwa se yaragusabye, ariko ntabwo mvuga ngo ari wowe warabimutegetse. Oya, wenda yarabonye ko ahangaha ugomba kuba undercover wenda, ariko umurimo nyamukuru still umurimo nyamukuru twahawe ni uwo guhamya mu bandi ibyo Yesu yadukoreye, cyane cyane guhamiriza bene data abandi bose bafite imitima ihungabanye, kubahamiriza uburyo Yesu yaduhaye amahoro mitima, uburyo Yesu yadukije akaduhindura bashya, akatuvanamo amatiku, akatuvanamo ibintu. Meretse kubabazwa ejo bundi no kubona ko hari ibintu by'ubutumwa bwinshi cyane bwo kwigisha abantu, kuvuga abantu aho kuvuga Imana. Twahamagariye kuvuga Yesu, ntabwo twahamagariye kujya kuvuga abantu. Abangaba ngo bigisha bacyanga, abangaba ngo bagenda, ibyo ni ibyabo. Wa mugani wa Pawulo kuvuga ngo no, twahamagariye kuvuga Yesu. Reka ndangirize kuri iri jambo nsoza ryo Pawulo yandikiye Abaheburayo ku bice 2, asoma umurongo wa 3 n'uwa 4. Ku murongo wa 3, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gutyo kabanje kuvugwa, muri make guhamwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvisha. Kugira ngo twakire Yesu, bene data barahagurutse baraduhamiriza. Dushobora kuba twari mu biterane, wenda uyu munsi wa none bidahari. Dushobora kuba twari mu materaniro runaka, wenda uyu munsi wa none adahari. Ariko tuzahanuka ko nitwirengagiza guhamya, guhamya kagakiza twahamirijwe na Yesu, twarangiza tugahamirizwa n'abatubanjirije bakakatugezaho. Muri make twe duhagaze gute uyu munsi wa none ku byo twakiriye twabwiwe. Noneho abo ngabo babiduhamirije, Imana ifatanije nabo bakoze guhamya, kandi babihamisha iki? Ibimenyetso. Ibimenyetso ni bihe? Bya bindi nababwiragamo byanjye n'ibindi byose byanyu, bya bimenyetso by'uko Imana yagiye turokora dukiza, iduhembura, ibana nawe, igendera nawe, ivuga uti ndi kumwe nawe, nubwo uza kugira ikibazo kuri aeroport ariko ndi kumwe nawe, nzabana nawe. Ibi bintu rero ngo Imana icishe ubwayo, Yesu yarabihamije, ahamya agakiza, arangije ngo afatikanye ngo n'abandi bakatugejejeho bakabiduhamiriza, ngo Imana ngo yafatikanyije nabo, ngo iciye muri ibyo bintu byose by'ibimenyetso bitandukanye bigenda bivuga gukora kw'Imana. Ibyo bimenyetso bigenda bivuga gukora kw'Imana. Ibyo uku niko Imana ikora, uku niko Imana ikora. Ukamuga uti Imana irakora, umwami Yesu arakora, ngwino mbikubwire gato, ukamuga Imana irakora. Cyangwa se mu buryo butandukanye, muri turu zitandukanye, Imana irakora. Mu buryo bw'ibimenyetso, mu buryo bw'impano z'umwuka. Bene data rero, Yesu abaho umugisha. Narangije. Ntabwo ari njye wabahaye umurimo, njye n'imbuzi gusa, ariko hari umwami Yesu Kristo waguhamagaye. Yahamirije bene data, jambo arabahamiriza, arababwira, abo bandi nabo babitugezaho, baraduhamiriza, turabyakira. Tuzarokoka gute nitwirengagiza uku gukora? Haguruka ukore mu buryo bwawe, ukoresha ibimenyetso Imana yaguhaye
na spiritual gift, impano z'umwuka biraguhaye, ariko uhamye mu bandi ibyo Yesu yagukoreye, ubabwire, usabe n'Imana. Wa muri nyavuye ngo usabe n'Imana ibahishurire Yesu. Yesu abamugisha. Reka dusenge Imana. Mwami, turagushimiye cyane kubw'agakiza waduhaye, ako twakiriye tugaheshejwe nabo abakwakira bakakwizera, bakaduhamiriza gukora kwawe, bakaduhamiriza ubumana bwawe, natwe tukabyakira, tukakira agakiza Mwami. Kandi tugushimiye Mwami uburyo waje mu isi ukigira umuntu kugira ngo uduhamirize iby'umucyo. Haleluya. Wa wundi uvira imitima umwijima ugahunga. Turagushimiye cyane. Umucyo waraje urawuhamya n'ibimenyetso n'ibitangaza byinshi. Abacu bakwizeye nabo barabyakira, nabo baraduhamiriza. Nibwo tubona Petero avuga inshingano twasigiwe zo kuguhamya. Natwe twarabyakire Mwami. Mwino generasiyo yacu ya none rero dushoboze Data mwiza. Turakwinginze ngo udushoboze guhamya ibyawe Yesu Kristo. Buri wese mu tubanye hano muri kano kanya, Mwami Imana yacu wera wa Isirayeli, abasha kubona neza tools, materials, skills, spiritual gift wamuhaye zo kugira ngo abashe kuguhamya. Mwami, mwino si y'umwijima yuzuye abantu bose abatinganye n'abandi bose tuvuga ngo barimo barakamya n'ibintu byose bitandukanye, izayiminati byose by'imyuka mibi yose itandukanye, imirimo y'umwijima, kugira ngo tubashe natwe Mwami kugira imbaraga zo guhamya muri kino gihe cya none. Ubwo bakataje bahamya ibyabo, natwe duhe kubasha kugira imbaraga zo guhamya ibyawe, kuko turabifite. Ibyo kuvuga turabifite, ibyo guhamya turabifite, ibyo wadukoreye turabifite. Buri wese uhamya arabifite, afite aho amuvanye, afite ibyo yabonye, afite uburyo yakoranye nawe yarabibonye. Yesu, tubashishe guhamya Yesu, tubashije kuguhamya, kukuvuga, maze uwo mucyo tubashe kusakaza no mu bandi. Icyubahiro nishimwe n'ubutware byawe, kandi tugushimiye ko uzadushoboza ukatwongera imbaraga zo kubikora neza. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abamugisha. Amen, amen. Imana igumugisha. Amen. Kubwira ijambo rikomeye, ijambo riducalenjinga twese.